basi mugira mu NZOVU sibyo reka none ari reka nkubwire kumvikana kugira ngo tujye tubangura tugenda sibyo yego ngiye nkwemereye ibihumbi 5 byisimbura mu byizi ndabizi no kumanywa mubona abagabo bandi baza kumanywa uwo munsi ureka abagabo b'uwo munsi 5 ndabikwemereye 5 biba bihonye n'abagabo 5 ituri imwe ni 1000 abagabo 5 ni 5 ndabikwemereye ngewe tuzajyana n'umunyamakuru uze unsabe imbabazi nabaherekeza rwose pe ngemereye 5 ituru n'igihumbi nigeze ngo ituru y'igihumbi ngewe icyo gihe nari boss nahembwaga ku kwezi nkaza nkamukubita 100 5 bigura iki kuri iki gihe abana baje subirana abagaburira bagahaga kuri 5 muri Sodomu bamo se ubundi turusi igihumbi abagabo 5 si 500 Sodoma yose urayizi ariko nzovubwire ko wakijijwe icyo uragusaba cyose urakimuha ariko ugarura umugore wawe sibyo naye nagufashe ni ibihumbi 5 cyo kora ambwiye ko na stock yashize kandi nanone ndashaka gusubira nanjye ku mugore n'abana nabo hari ibyo bakeneye cyo kora mwemereye n'ibiro 5 by'umuceri ibiro bitari oya mafaranga urifuza iki wowe basi tubwire icyo wifuza nka bya bindi bavuga ngo nuwabafuso y'ibirayi ntibajya bahaha banyurwa nibyo se buriya ndashaka inoti ya 50 hakata ibihumbi 5 hano senkari ukayemereza kuko wamusenyeye urugo ugera no kumuca amafaranga yose ngeje cyo kwingira ngo naramusenyeye ntago mbyumva narugo cyakoze nta nubwo bikureba wa mugani niyo wabuze ubwenge yajyaga ubundi yagumiwe turi nk'igihumbi amatura 3 amatura senkari ari wacinkoni ukagabanya nibura naci inkoni zamba bazi gabanya pe nk'abantu mwabaye inshuti oya nabyo kugabanya umwanzuro wanjye none ubushaka famille yawe nanjye famille yanjye ndayifite kuraho 0 igomba kubaho neza kuraho 0 utamaye ngayo ariko baca umugani ngo ushaka inka ryama azama nkazo nzovu reka ndakwemereye twongeye kubaha ikaze kuri M7 TV mana muri niba nkumugisha hanyuma rero twongeye guhura n'umukinyi wacu ukunda gusetsa abantu ngira ngo muramuzi ariko Pepe Nzovu ndabafana banjye bose yego mbone no kwifuriza umwaka mushya 2024 ko ukwambi ntago kurarangira hanyuma noneho rero twikubitaniye gutya twigendera warugiye se buriya yewe urabona nari ndi gutembera urabona umuntu akazi karangiye umuntu aratembera urabona bigeze ku mugoroba umuntu abagira ngo abanze atembere ifata amasaha ya nimugoroba umuntu ajye kuryama yabanje kunanura amaguru yego rati cyangwa ukunda yari umusirimu cyane none sinzovu ariko barambwiye ngo umututravo ntari rwose cyane ngo urimo uratwika muri no minsi ntari narakonyeje undi bagukorera anniversaire ariko biriya byari bimeze bite yari danje nanjye byarantunguye baragutunga ese buriya aya nzovu tubwiye zokora kandi ntagatwiko anniversaire wari wayigize y'imyaka ingahe n'utaragatwiko 51 abeshye buri ufite 51 nanjye ndaje ngusweho amazi niba ari ibyo nkora anniversaire inshuro ebyiri n'ibyo none se abantu bose bagufetera nawe uzayinkora ubutaha okay mfite 5 ndaza mbizirikane hanyuma ubwo wundi bagakwiye kuba barakwise janvier se nundi abantu twese twavutse tariki ya beza cyane aretse ngewe none se Nzovu ushize tuganira wanyemereye ngo tuzajyana gusura ndi Alice nawe wakwibagirwa ubundi ntabwo Alice buriya ntabwo namwibagirwa twagiranye ibihe byiza Alice abantu batamwibuka ni wa muntu nyine umeze gute Alice ureba muri iki gihe ntabwo bakivuga indaya bavuga indangamirwa Alice ni umuntu twamenyanye mbere ya covid gatoya no hagati yayo kiye nakinaga filme bita Nzovu amafaranga yose bampembaga niho nayajyanaga birangira n'umugore wawe gucitse kubera Alice ariko burameze ati ngiye impamvu nanagushatse nkuko nzagushaka unjyaneye ese numva umuntu ugitangaza ameze ati Alice ntari biriye basi ngomba uyu munsi umbare tujye kumusura aya masasa tujye kumusura wambaye wamwe wace tukazategura ikindi urabona ko bwije se oya ntago burira barase nimabura mu kazi amasaho ari majyashya kumureba ntamenya byandi bye agahitanya amafaranga nta mfite
noya ntayakwaga ntimwashwanye se ntambwiye ko mwashwanye twashwanye ko Alisa byagezeho numva ntekereje ukuntu yansenyeye natekereza umugore n'abana banjye ukuntu birirwa bamamagara ngo papa gutya gutya Alisa nahise mukatira ko nta kibazo reka tujye kumureba reka twebwe tujye kumureba na ngombwa cyangwa tumuhamagare tumubaze ko ahari reka tugende agiye twamusanga ahari mu rugo n'ubundi ntabwo agira amahane natwe muri karitsiye oya nta mahane agira reka tugende asubira nta gatima kakiriyo nzovu oya vugisha ukuri nta mutima nkigiye reka noneho ngiye impamvu ngiye kugira ngo tujyane tujye kumureba nshaka kugira ngo tuzagende tumwinginde sibyo twambwiye ko umugore wawe ushaka ko agaruka ndashaka ko agaruka ndashaka ko twongera tugasubirana gukomeza kuba inshuti indangamirwa kandi mfite umugore n'abana ndashaka gusubirana n'umugore wanjye yego ndashaka rero kugira ngo yemere tugende tumumutera amasomo tumwinginge n'ibyo dusaba byose tubimuhe ariko azemere tuguherekeze niba bingombwa tuzashake n'abandi mu bantu bashaka no kumusaba imbabazi madamu wawe mu bantu bashaka no gusaba umugore wanjye imbabazi nari sarimo burya se kuko niwe watumye nsenya urugo buriya Alisa adufashije akagenda tukajyana ku mugore wanjye akavuga iti mama w'abana umbabarire naragusenya ariko nje gusaba imbabazi agire gute none dore umugabo wawe nguyu rwose nzovu nguyu ndamuzanye kandi umubabarire ni ukuri yakubabarira reka tugende tumwingende abazi bari abantu bagira amahane ntacyo badutwara bariya nabo tugerayo turebe bariya nabo ni abantu nk'abandi nubwo bicuruza nijoro ariko nabo Imana izabafasha bave mu byo barimo reka tuhagere turebe sawa tugeze rero kwa Alise nk'uko mubizi uwo twahoze turi kuvuga nzovu ratugejeje ntabwo byari byoroshye abanze yadutera amahane ariko arabyemeye ngira ngo muramubona yanarakaye gripe mumereye nabi yanze nyine gukuramo agapfukamunwa kugira ngo atatwanduza ariko urakoze ari kutwemereye kuduha ikiganiro ese ko mbona warakaye kandi rwose waramaze kunyemerera ko tugiye kuganira oya rwose pe ihangane ubu turi mu bihe by'imvura akazi Alisa kwase ntukazi wa munyamakuru abakiriya ntabwo ari kuboneka se uhasanga abakiriya babuze akaba yabwiye aheruka kurya amafaranga yanjye reka da niwe mugabo mwiza nawe se wenyine ni njyewe nyine si njyewe wariye amafaranga yo muri metero nzovu se shabyihorera hari ibimeze ariyo yonyine niyo yanunze kiragiye none se hari undi mugabo wari ufite cyagiye si njyewe niko wari ubizi byihorera bimeze bite ari warwaye na gripe ariko cyane narwaye gripe ahubwo mwitondere nabanduza shapore sana ibyo nanduye ni byinshi ibicurasi byo byantera ubwoba reka da nzovu wanduye ibiki ni Alisa se abikwanduje nese umugore twaryamanaga sha urabona ko yaryamanaga nanjye njyenyine ni wewe icyo gihe Alisa niyo twaryamanaga ese nese nani soni ese nkubwire nzovu basi mubabarire sibyo nagira ngo ariko mubabarire sibyo mubaye gutare wasenyeye bigatuma n'urugo rwanjye n'abana banjye bane nagushizemo ikiziriko se nigeze nkusanga iyo iwanyu kuri uwo mugore wawe ngushyiramo ikiziriko ndakujyana ariho uzi impamvu se nijye wizanye bye urabizi wari umukobwa mwiza umugore mwiza nageze iwawe ndakwama neza nuko naguhaga ibyo umugore wawe ataguhaga ngaho nagusasiye neza nagutekeye neza wagiye inyama wageze iwanjye ni ya myumbati bita ngo guminya nagumye kwa Alisa none twari ugenda uri umugome n'ukuri wari umuntu mwiza izo ncyuro muzireke basi dukora icyatuzanye dukora icyatuzanye ibyanyu ntabwo tubyitaye icyo twitayeho ni ukugira ngo twongere tuguhuze n'umugore wawe kandi Alisa abigizemo uruhare ahubwo ari urabitukemerera udufashe kuko Nzovu yambwiye ko wamusenyeye urugo namusenyeye urugo gute nyine ngo araje ahangaha imitungo yose ayikuzanira urayirya bituma umugore arakara aramusiga none abana baragiye Nzovu ari mu buzima butoroshye kubera urugo rwasenyutse ntabwo wadufasha tukajyana ukajya gusara Nzovu imbabazi n'ubundi nawe wamukundaga mbizi sara ubufasha bw'ubuntu kuri iki gihe bukibaho ese ndabizi urifuza iki koko ari niwe mugore wasenyeye sibyo ntandukana nawe amafaranga yanjye yo muri metero Nzovu amaze gushira metero Nzovu imaze guhagarara ese mbwirwa n'iki ko wowe utavaga iwanjye ukajya no mu bandi mbwirwa n'iki wawe koko nigeze nguca inyuma nigeze njyahandi aho wajyaga hose nabaga amafaranga nahembwaga muri metero Nzovu ntiwari uyaza umushahara buri kwezi
ari mbabara wandangamirwa we arisa mbabarira urumva ko nzobashizemo n'icyubahiro ndangamirwa uyu ni umunyamakuru azaduherekeza icyo ushaka cyose ukitubwire n'umunyamakuru azabimfashamo urabona muri iyi minsi ngewe nta kazi mfite metero nzovu yarahagaze umbabarire tujyane ku mugore wanjye aho aba i Kanombe uzajya kunsabira imbabazi rwose subirane n'umugore wanjye n'abana nibura abana bagiye bavuga ngo papa subire mu rugo iwanjye kuko niwe wasenyeye kandi usaba imbabazi na mama Sandrine. None se ariko se ari nawe gira impuhwe sinabonye noneho ufite abana none se wari wifuza kumusenyera wowe cyangwa uri mu kazi kawe? Sinandi mu kazi kanjye none nari nzi ko yasenya yaba igicucu nyine ngo none se kuba se yarasenya hari inyungu bifitemo wowe? None se wamufashije nyine afite ubucucu bwe nawe mufatanya n'ubucucu bwe mubabarire basi. Nta cyucu urabizi sinagukundaga mfite abana banjye nanjye urabizi ahubwo basanga hari n'amadeni yagusizemo buriya. Hari amadeni make se ahubwo amadeni menshi cyane amadeni menshi amafaranga yanjye wari uzi ukuntu angana ibyo tubyiwe nta kibazo utarishyura amadeni yanjye icyambere cyo stock yarashize mu nzu imisatsi yanjye reka dore neze n'igitambaro uheruka kumera neza nkiri iwawe ibyo kurya byarashize ako sinakurengana n'imwitumu nta bagabo barimo kuboneka basi mugira impuhwe Nzovu sibyo? Reka none ari reka nkubwire kumvikana kugira ngo tujye tubangura tugenda sibyo? Yego ngewe nkwemereye 5,000 byisimbura mu byisi ndabizi no kumanywa mubona abagabo bandi baza kumanywa uwo munsi ureka abagabo b'uwo munsi 5 ndabikwemereye 5 biba bihonye n'abagabo 5 ituri imwe ni 1,000 abagabo 5 ni 5 ndabikwemereye ngewe tuzajyana n'umunyamakuru uze unsabe imbabazi nabaherekeza rwose pe ngewe nkwemereye 5,000 ituru n'igihumbi nigeze ngo ituru y'igihumbi ngewe icyo gihe nari boss nahembwaga ku kwezi nkaza nkagukubita 100 5 bigura iki kuri iki gihe abana banjye subirana abagaburira bagahaga kuri 5 muri Sodomu bamo se ubundi turusi 1,000 abagabo 5 si 5,000 Sodoma yose urayizi ariko nzokubwire ko wakijijwe icyo uragusaba cyose urakimuha ariko ugarura umugore wawe sibyo naye nagufashe ni 5,000 cyo kora ambwiye ko na stock yashize kandi nanone ndashaka gusubira nanjye ku mugore n'abana nabo hari ibyo bakeneye cyakora mwemereye n'ibiro 5 by'umuceri. Ibiro bitari oya mafaranga urifuza iki wowe basi tubwira icyo wifuza nka bya bindi bavuga ngo n'uwabafuso y'ibirayi ntibajya bahawe ntibanyurwa ni byose buriya ndashaka inoti ya 50 hakata hano senkari ukayemereza kuko ntiwamusenyeye urugo ugere no kumuca amafaranga yose ngewe ibyo kumbwira ngo naramusenyeye ntabwo mbyumva cyakoze nta nubwo bikureba wa mugani niwe wabuze ubwenge yajyagayo ubundi yagumiwe turi nk'igihumbi amatora 3 4 5 amatora senkari ari waca inkoni ukagabanya nibura naca inkoni zamba basi gabanya pe nk'abantu mwabaye inshuti oya nabyo kugabanya umwanzuro wanjye none ubushaka famille yawe nanjye famille yanjye ndayifuza kuraho zeri imwe igomba kubaho neza kuraho zeri utamaye ngayo ariko baca umugani ngo ushaka inka aryama nkazo Nzovu reka ndayakwemereye yego pe nanjye nzagufasha tuyashake ariko nawe dusezeranye mfate telefone yanjye mbe nanayigurishaho yego pe ariko umugore agaruke kandi Nzovu wibuke ko wanyemereye ko niwemera tukagufasha service umugore wakagaruka uzahita ukizwa uzajya gusengera hehe tanyizwe muri ADP ubwo nagatangira ko nujeho gusa yagaruka Nzovu wagaruka nawe urimo koresha se utega agatamba nka KDP atangiye no gukizwa ariko oye gukizwa kanje nuko gufata isa nabi umunsi nakijwe nawe uzahita ukizwa uve mu ndangamirwa uzaze tujyane gusenga na mama Sane tujyane dore Imana icyubahiro sibyo nawe uve mu ndangamirwa uve mu ndangamirwa rigana nimugire ngo akantu kadanye ukora akazi ukore uzakamare usiga afite company yo gukorera amasuku mu muhanda ntabwo bizi ariko Nzovu uzi ko ari byo nawe uzaza ufata umweyo ukubura baduhembe 30 ku kwezi simeshi njye muri salon nsuke nsiga inzara mfata icyewe njye mu muhanda njye gukubura none se nimugomba gukoresha amaboko yawe wa munyamakuru kankubwiye icyame nuko azangoye ikintu kimwe akaza agasaba imbabazi
Alice nako agasaba imbabazi mama Sandrine nkasubirana n'umugore wanjye n'abana banjye ibyiwe ngo by'inzara n'imisatsi ibyo biramureba n'undi 50 nzamuha azasiga inzara uretse azayarya kangahe akore ka stoke agura ibiro 5 bya kawunga n'ibiro 5 by'umuceri n'amakara na gaze byose ariko banza ngore ikintu ari ngo dusezeranye neza rero twizera ko bitarangirira ahangaha tuzaze rya ruhari ryari cyaka umwanya nyina nzovu tuzaze tujye kureba mama Sandrine mbere na mbere ko nanjye rwose ndumva nshaka kongera kubona urugo rwa nzovu ruriho icyo nshaka ni gutya ubundi mukaza tukagenda nkajya kubafasha da mu cyumweru gitaha waboneka tubwira umunsi nta kibazo yindi tariki wumva uri ready amafaranga nta kibazo turayabona ngewe iminsi yose mba ndi ready muzashaka itariki twa munyamakuru duhembwa ku itariki 31 urabona tugeze kuri 20 na kangahe reka twe nk'icyumweru kuko imishari zitinze bakarenza imisibe cyangwa baranamamaga babona n'amafaranga yabonetse banzu rero alo we amafaranga ngo yabonetse ari ngo amafaranga yabonetse ubwo ndavana kujya kuyafata ntiwumva kirakemutse cy'amafaranga rero cyabonetse nzovu wakoze nukuri reka ngushime sibyo Imana igufashe ariko ntibiraneze ariko byarangiye byanyu umugore wanjye namara kugaruka ari nawe nawe uzatujya muri ADPR twabivuganye uburayi ubureke ubira bita ngo indangamirwa ariko uzikora amajoro kuryega uzaze wemere izo nzara zawe zijye mu ivumbi ugire ute uve muri karakazi ubundi bigutwaye icyo ubundi rego nakizwe ntacyo bitwaye sigarana n'umunyamakuru nzovu bayi kamanze nganza ariso gakeye wakoze nzagufasha rwose yego ari rwose pe nzovu ndagira ngo wihangane dufatanye tuzajyane rwose tujye kureba uriya mugore kandi pe nukuri uzaba ukoze igikorwa gikomeye kandi ikindi reka ntawe ugomba no gukizwa ese ubona utarushye reba utu twenda uba wambaye buriya no kuba witeze igitambaro nuko buri ibisuko byagusaziyeho gusa amaherezo hari ko duherukana kera utwo ntarenze ko ari wowe ntarenze ko ari wowe uwasenyeye nzovu mana yanjye cyane ngewe nyine ariko itajya kumusenyera nyine ntago ari iki n'ubuzima n'ubuzima nta kundi nose ko mperuka kera twiganye kera kuri cya kigo kera twizeho kubona gusenga byaje kugenda bite ko numiwe nkubonye mu maso mpita numva nkuzwe n'inkuba isi iragukaranga ariko rero ubukene ntabwo bukwiye gutuma mukora ibintu bijya mu buraya we Yesu we nakunde nyine byarabaye ariko nta kibazo Imana ishimwe ngo nkubonye sibyo nzagufasha uko nshoboye nta kundi ariko ikintu cya mbere nsezeranye ko tujye kujya gusura nzovu umugore we tukamugarura mu rugo nukuri nukuri icyo kintu Imana izaguha nta numbabarire dufatanye dushaka akazi ibintu bivemo uburyo rukizwe nko rukijijwe kera sibyo gusa uba wumva biguhaye amahoro nyine ni kwa kundi biba byanzengereje cyane ariko nabyemeye tuzagenda sawa rero bye ubwo nyine tuzasubira icyo gihe nizere ko randevu duhaye tuzayikurikiza sibyo sawa